nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Noheli, Christmas, iri ni ijambo abantu benshi bazi, umunsi wizihizwa n'amamiliyaridi y'abantu ku isi yose. Ku bantu benshi ni umunsi w'ibyishimo, impano, indirimbo n'igihe cyo gusangira n'abo dukunda. Ariko inyuma y'ibi byishimo byose hari ikibazo kimaze imyaka myinshi kibazwa. Ese Noheli koko ni umunsi wa Gikristo cyangwa ni umuhango wakomotse mu bapagani? Bamwe bavuga bati Noheli ni ahantu igaragara muri Bibiliya. Abandi bati tariki ya 25 Ukuboza yakomotse mu mihango y'Abaromani. Hari n'abavuga ko abakristo batagomba kuyizihiza na gato. None se ukuri kw'iki kibazo gushingiye he? Uyu munsi muri iyi documentary ntituri hano guharabika idini runaka cyangwa kuricira urubanza, ahubwo turi hano kugira ngo tumenye ukuri, kugira ngo tubikore mu buryo bwimbitse kandi bwizewe. Turaza kwifashisha ibi bikurikira. Turaza kwifashisha Bibiliya yera kugira ngo turebe ikivuga ku ivuka rya Yesu Kristo n'icyo yigisha ku minsi n'imihango. Kandi si ibyo gusa, turaza kwifashisha inyandiko z'abahanga mu mateka n'iyobokamana zirimo izanditswe muri Encyclopedia Britannica zisobanura itariki ya 25 Ukuboza n'imihango yakorwaga mu bwami bw'Abaromani. Naho ibyo bidahagije, turaza kunyarukira mu makuru y'ubushakashatsi atangwa n'imbuga zizewe nka history.com zisobanura amateka ya Noheli nuko yagiye ihinduka. Nyamara si ibyo gusa, turaza kwifashisha n'ibyanditswe n'ibitekerezo by'abashakashatsi bamenyerewe barimo Barrett D. Ehrman, umuhanga mu byanditswe byera, na Andre MC Gowan, wigisha amateka ya Kiliziya muri kaminuza ya Yale. Ibi byose turaza kubigereranya, tubisesengure mu bwitonzi kugira ngo dutange amakuru ashingiye ku bushakashatsi n'amateka yanditse, maze wowe nk'udukurikiye umenye amakuru yose ukeneye, ubone impande zose z'ikibazo. Mbahaye ikaze, njye mujye kubana ndi Emmanuel Wihanganye. Reka dutangire aho abantu bose bemeranya Yesu Kristo yaravutse koko. Ibi turaza kubisanga mu gitabo cyanditswe na Luka, ibice byaho 2, umurongo waho wa 8 kugera kwa 11. Haragira hati, mu gihugu kimwe hari abashumba bararaga ku gasozi barinze imikumbi yabo nijoro. Marayika w'Umwami Imana arababonekera, arababwira ati, mwigira ubwoba, dore mbazaniye inkuru nziza kuko umukiza yavukiye i Betelehemu. Iyo mirongo igaragaza neza ivuka rya Yesu Kristo. Abashumba bari ku gasozi, inkuru nziza itangazwa. Naho ibyo bidahagije, turanyarukira no muri Matayo, ibice byaho 2, ku murongo waho wa 1. Haragira hati, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu. Bibiliya ntiyigeze ivuga itariki Yesu yavukiyeho. Abahanga benshi bemeza ko abakristo ba mbere batizizaga iminsi y'amavuko, bibandaga ku rupfu n'izuka bya Kristo. Nagutinda, ese Bibiliya isaba kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli? Reka twumve icyo Bibiliya bivugaho. Mu gitabo cy'Abaroma, ibice byaho 14, umurongo wa 5 kugera kwa 6, haragira hati, umuntu umwe abona umunsi umwe uruta iyindi, undi akabona iminsi yose ingana, buri wese ajya akurikiza umutima we. Si ibyo gusa kandi, no mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 haranditse ngo, nuko ntihagire ubacira urubanza ku minsi mikuru cyangwa ku munsi y'iminsi mikuru. Mwabyiyumviye neza rero, iyi mirongo iragaragaza ko iminsi atari ikiza umuntu, ukwemera ariko kw'ingenzi. Ibi bituma Noheli itaba itegeko rya Bibiliya, ahubwo ikaba umunsi wo kwibuka ku bushake.
noneho reka turebe inkomoko ya tariki ya 25 Ukuboza nk'umunsi wa Noheli. None se 25 Ukuboza yaturutse? Mbaza nanjye ngubaza, ariko muri iyi video uraza gusobanukirwa. Abahanga mu mateka bavuga ko mu bwami bw'abaromani hari iminsi mikuru y'abapagani, harimo Saturnalia, umuhango wo kwizihiza imana Satuni, Sol Invictus, umunsi wizihiza izuba ridatsindwa. Encyclopédie Britannica ivuga ko tariki ya 25 Ukuboza yakoreshejwe mu bwami bw'abaromani mbere y'uko ihuzwa n'ivuka rya Kristo. Abahamya nka Andre MC Gohani wigisha muri Yale University bavuga ko Kiliziya ya mbere yashatse gutanga ibisobanuro bishya ku munsi wari uzwi, ihitamo kuwuhindura umunsi wo kwibuka Kristo. Ese bisobanuye ko Noheli ari umunsi w'abapagani? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Abahanga benshi baravuga bati gukoresha itariki yakoreshejwe mbere ntibisobanura gukoresha imihango yayo. Aha twavugamo nk'urugero izina ry'umunsi, ururimi, imigenzo ihinduka mu gihe ndetse n'ibindi. Barit D. Ehrman, umuhanga mu byanditswe byera, avuga ko Noheli atari umunsi washyizweho na Bibiliya, ariko ni umunsi watanzweho ibisobanuro bishya. Icy'ingenzi si itariki, ahubwo ni icyo uwo munsi usobanuye ku muntu. Noneho reka turebe Noheli mu Bukristo bwa none. Uyu munsi hari abakristo bizihiza Noheli nk'umunsi wo kwibuka ivuka rya Yesu. Hari abandi batayizihiza, bagahitamo kwibanda ku yindi minsi. Bibiliya irabyemera neza. Mu gitabo cy'Abagalatiya ibice byaho 4:10 kugera kwa 11 haragira hati: murindi minsi n'amezi, ndatinya ko naba narababuriye. Ibi bitwibutsa ko ukwemera kutashingira ku minsi, ahubwo gushingira ku mitima. Nagutinda, noneho reka turebe Noheli muri Afurika no mu Rwanda. Mu Rwanda no muri Afurika, Noheli yaje binyuze mu bakoroni n'ubumisiyoneri. Ihuzwa n'umuco, gusangira, kwambara neza ndetse no gusura abavandimwe. Ku bantu benshi, Noheli si impaka z'amateka, ahubwo ni umunsi wo kwishimira amahoro n'urukundo. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, amateka aratwereka ko tariki ya 25 Ukuboza ifite inkomoko yo hambere, ariko ibisobanuro byayo byarahindutse. Bibiliya itwereka ko nta tegeko ryo kwizihiza Noheli, ariko nta n'icyaha kiri mu kwibuka Kristo ku munsi runaka. Ukuri ni uku rero, Noheli si ikiza umuntu, ariko Yesu Kristo niwe ukiza. Buri wese ahisemo kuyizihiza nk'umunsi wo kwibuka cyangwa kuyirenga. Icy'ingenzi umutima wawe urihe? Noheli ni umunsi wizihizwa n'abantu benshi ku isi, ariko haracyari impaka nyinshi ku nkomoko yayo. Ese koko Noheli ikomoka mu bapagani? Ese birivuga ku itariki ya 25 Ukuboza? Ese abakristo bagomba kuyizihiza cyangwa kuyirinda? Muri iyi documentary ya M-Media TV twifashishije Bibiliya yera, inyandiko z'abahanga mu mateka n'iyobokamana. Dusesengura ivuka rya Yesu Kristo muri Bibiliya, impamvu itariki ya Noheli itavugwa muri Bibiliya, inkomoko y'itariki 25 Ukuboza, ndetse dusesengura na Noheli twifashishije umuco cyangwa ukwemera. Iyi documentary yari igamije gutanga ukuri gushingiye ku bushakashatsi, atari ugucira abandi imanza. Reba, wumve, witekerezeho. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri M-Media TV, kandi wibuke gukanda like. Kandi dusigire na comment uvuga uko ubibona. Ndemana wihanganya wategura kino kiganiro kandi nkakibagezaho.
ndabashimiye.